kurikira gashi sherirugo Ben, para abantu babonye gute? Babonye gute? Abana ko nta nzara bafitera Kabisa, nta nzara bafite rwose, nta nzara. Nyumvira mbese ati nta nzara bafite n'iki yisubona. icyo wese mbona ko nyuko bafite morali bishimye barimo gusenga ko kubona ko bari mu Mana. Barimo barasenga ntago barimo kuganya. Nta kuganya bafite pe. Kuganya bafite. Bari abavandimwe barimo gusenga rwose, ewa ntago barimo kuganya. Wihere usenga Imana da tuyibwire ibikugoye, Imana mutakambe nta buryarya, Imana ro kwirakumva n'umubyeyi. Bavandimwe nkunda rero, hari ubwo buri gihe buri munsi hari ukuntu mbyuka numva hari indirimbo iri kubinkorera bigakunda rwose, nkumva iri kunshyira muri mundo. Namwe ntekereza yuko hari ukuntu bijya bibabaho mukumva hari indirimbo iri kubafasha kubana neza n'Imana. Ben, komera ubwo ari wowe. Nkorohaye. Komera cyane rwose, ndumva umaze kumenya uko ibintu babyubatse. Umeze neza se? Urebye meze neza pe, meze neza, nta satani, nta mutima mubi, umva ibintu ni wanene kwa kundi iki gihe babivuga. Nuko Imana ishimwe. Kasuhuza abakunzi bawe, ariko nzitsa abakunzi suhuza abakunzi gusa abana se mugira. Tugomba gusuhuza kuri izi mbuga nkoranyambaga, impamvu tuvuga ngo inshuti n'abakunzi b'ibiganiro byacu, buriya uko byaba bimeze kose, naho twaba dufite abanzi, naho twaba tugize gute, hari umuntu utagira abanzi se utaba afite nantera ibuye. Twebwe wenda icyo tutakora ni ukwanga abantu,
ariko abatwanga ntibabura. Buriya rero mu gusuhuza abakunzi bacu n'abakunzi b'ibiganiro byacu, ni uko byagenda kose, uko byamera kose, ureba kwa Shangazi Shirirungu agakirikayo agafungura icyo kiganiro, ubu uri umukunzi. Uko byamera kose, uko byagenda kose, ubu uri umukunzi wacu, kuko rwose uramutse uri umwanzi ntago wagira peti, ntago wagira nta n'agatima na gakeya ko kumenya ibyo twatangaje. Niyo mpamvu rero buri wese uhageze ku kigero cy'urukundo dukunda aba ari umukunzi w'ibiganiro byacu. Turabasuje cyane aho bari, aho baherereye rwose, tubifurije amahoro, tubifurije umugisha, tubifurije kugubwa neza. nibyo bakoze gusuhuza abakunzi bose aho bari hose hirya no hino mu gihugu, abari hanze cyane, tubifuje kugira amahoro y'Imana. Ariko hari n'abatameze neza, abagize ibyago, abarwaye, abafite ibibazo bitandukanye, abo bose turabasuje kandi turabihanganishije. Nibakomere, nimukomere cyane aho muri hose, nibakomere rwose kubera Imana. Twizeye yuko ibintu biri bigende neza, biri butungane, nta mvura igwa ntihite. Nabo nibakomera aho bari hose. aha Shangazi rero maze iminsi biganiriza abantu bamara irungu ry'umubiri, ariko ukunda kuvuga uti kubamara irungu rya roho n'iry'umubiri. Iry'umubiri tumaze iminsi turishira. Iry'umubiri tumaze iminsi turishira rwose. Iminsi none rya roho se ushaka kwibandaho cyane rwose, wabimenye. Ben, turagushimiye cyane kandi dukomeje no kugushimira kubana natwe muri ibi biganiro byacu. Uyu munsi tugiye koko noneho kongera kugaruka mu kumara irungu roho zacu. Bakunzi bacu rero, reka dukurikirane akavidewo kari aha ngaha, buri wese kamushimishe, ubundi turagaruka nyuma. Maria,
rero bakunzi bacu twateguye ikiganiro cyo kuganira uburyo bwiza bwo gusenga ndetse n'igihe cyiza cyo gusenga. Nk'uko twe turimo tubivuga ati bari abavandimwe bari gusenga ntabwo bari kuganya. Hari igihe usanga twumva yuko turimo gusenga nyamara ugasanga amasengesho yacu yavuyemo kuganya. Twongeye turavuga ati nta nzira bafite bari gusenga kuko barishimye, bafite ubuzima bimeze neza. Icyambere rero kidufasha gusenga muri ubu buzima bwacu ni ukubanza gutegura isengesho, icyo bita gufatisha network mu buzima. N'ubwo twagiye twiga tuzi neza ko gusenga ari ukugira gute bene gusenga. Yego, gusenga ni iki? Gusenga no kugira gute? Gusenga no kuganira n'Imana. Gusenga no kuganira n'Imana. Kujyana ibiganiro n'Imana nko kuganira n'umuntu runaka. Ugiye gusenga ugiye kuganira na Nyagasani. Ugiye gusenga ugiye kuganira n'Imana. Iyo uri kuganira n'umuntu n'ubusanzwe rero
wirinda ibintu bibarogoya, wirinda ibintu bibavana muri mudu. Niyo mpamvu no kuganira n'Imana bigomba guhabwa umwanya, bigomba guhabwa agaciro. Umuntu mushobora kuganira muri kumwe imbonankubone, ariko byaranateye mushobora no kuganira kuri telefone. Kugira ngo rero uganire n'umuntu kuri telefone bigusaba icyo ushaka, kuko ugomba gushakisha network. Wakemera ukurira n'igiti, wakemera ukajya no hejuru ahirengeye kugira ngo ufatishe network itaza gucika. No mu isengesho rero mbere yo ko ujya gusenga, ntabwo ari ibintu ugomba gutura aho ngaho ngo ugiye gusenga. Ubanza gushakisha network, ugafata umwanya wo kubitegura, ukavuga uti isaha n'isaha ndasenga, iyi saha iyi n'iyi ndaza gusenga. Mbese ukareba inzitizi zose n'ibindi byose ukabivana mu nzira kugira ngo uze kuganira n'Imana neza. Tugaruke rero kuvuga ngo umuntu, hari igihe umuntu arimo gusenga, hakaba n'igihe umuntu aba arimo kuganya. Abantu hari igihe twumva yuko, hari igihe abantu bibagirwa ko gusenga si ugusenga dusaba gusa. Tugomba no gusenga dushimira Imana. Tugomba gusenga dushimira Imana. Urugero, umukobwa ukiri mutoya cyangwa se nawe umusore ukiri mutoya, tangira gusenga ukiri mutoya. Tangira gusenga ukiri mutoya, ugifite ababyeyi bakureberera, ugifite abakigufasha byose, utangire gusenga, aho kugira ngo uzibuke gusenga ari uko ugeze mu zabukuru, ushaje rwose, utangiye kujya ujugumira, udedimanga. Birasaba yuko witoza gusenga ukiri mutoya, ukiri mutoya. Inkumi ugasanga umukobwa ukiri inkumi, umaze kuba inkumi, tangira witoze gusenga. Tangira witoze gusenga, kuko ntabwo uzibuka gusenga ari uko wageze mu rugo byagucanze, byakuyobeye, utangiye kujya urara ukubitwa, utangiye kujya urara urya imigeri n'inki, reka sinakubwira ngo utangire wibuke gusenga. Ahubwo tangirira muri icyo gihe cya fiyansaye. Igihe cya fiyansaye uzi ukuntu biba bimeze bene. Murakoze, nibyo koko abantu bari muri fiyansaye usanga urukundo ruba ari rwose rugurumana. Urumva ko isi ari iyabo bombi bonyine. Bombi ari bonyine. Kiriya nicyo gihe cyiza rero cyo gusenga, nuko abantu tutabimenya. Ubundi kiriya nicyo gihe cyiza cyo gusenga, wumva uri muri mudu nziza y'urukundo, bikagufasha no gusabana n'Imana kugira ngo uyiragize urugo mugiye kubaka. Iyo rero ugiye gusenga, kuko wahondaguwe, kuko wageze mu rugo bikagucanga, utaributse gusenga cya gihe, ni hahandi nyine tuvuga urimo kuganya. Uri kuganya ntabwo urimo gusenga. Ingero ni nyinshi cyane. Hariho igihe umuntu aba yumva abona muri sitoke huzuye, reka sinakubwira, imiceri, ibirayi byuzuye no hejuru, akumva reka da kugira ngo afate akanya ko kujya gusenga, ko kujya gushimira Imana, akumva bizaza ejo. Nyamara sitoke yamara gushyiramo, agatangira akibuka yuko Imana iriho. Ya muvandimwe, menya no gusenga igihe sitoke yawe yuzuye. Menya gusenga mu gihe sitoke yawe hakirimo ibintu, kuko umunsi byashizemo ntabwo uzaba ugiye gusenga, ahubwo uzaba ugiye kuganya. Hari n'izindi ngero dukomeza kubona, ugasanga umuntu ari mu kazi, akarima kumva ni igishyitsi, cyo bita kuba mu kintu nk'igishyitsi. Urabyumva, ukagira ngo uri kamara, ukagira ngo ntawe ushobora kuguhirika. Burya n'utabasha kuguhirika, hari ukuntu igishyitsi bakirimbura, bakaca impande n'impande, bakakirimburana n'imizi, bakakijugunya, kigashyira kikavamo. Ako kazi wicayemo rero wakagombye kukabamo unasenga, ushimira Imana, kugira ngo utazibuka gusenga, kuko ako kazi wakavuyemo, kuko ako kazi bakakwirukanyemo. Kuko burya nk'uko tukomeje kubivuga, igihe uzibuka gusenga kuko bakwirukanye mu kazi, uzaba urimo kuganya pe, uzaba urimo kuganya, ntabwo uzaba urimo gusenga. Ikindi, urundi rugero, ugasanga ufite inshuti ziragukikije impande n'impande, ukumva ubayeho muri uwo mudu, ukumva ubayeho muri uwo munyenga, ukumva gusenga ntibikiri ngombwa, ukumva nta mwanya wabyo bifitiye.
ibuka gusenga mu gihe ugifite izo nshuti n'izo nshuti zigufashe gusenga, kuko mu gihe zagucizeho hariho igihe abantu bajya babikora abandi neza neza, inshuti wari ufite zikagushiraho zikayoyoka ukayoberwa aho zagiye. Ibuka gusenga rero turi kumwe n'izo nshuti, kuko nizigushiraho ugatangira kugira agahinda, ugatangira kugira intimba, icyo gihe ntabwo uzaba uri gusenga, uzaba urimo kuganya. Ariko aka kantu ko kuganya muri kukumva gusenga uganya. Ubundi buriya hari ukuntu umwana ashobora kubwira umubyeyi we ikibazo afite, akimubwiye ameze neza umubyeyi yakumva, ariko bene bireke umwana ukajya kumva umwana avuze ngo iki, wumvise ikintu umwana avuze? Ntabwo cyumvikana ntabwo ushobora kucyumva. Umwana we yashakaga kuvuga ati none se ibiryo byanjye ntabwo babiriye, ariko kubera ari kubivuga arira none ibiryo byanjye ntabwo babiriye, umubyeyi ntashobora kumva, ntashobora gusobanukirwa ngo umwana ari kuvuga iki, umwana ari kunsaba iki. Natwe rero igihe twabuze gusenga dufite ibyishimo, dufite morale, tukagenda imbere y'Imana tugira ngo none se ngo akazi ntibagatwaye, ngo none se ibiryo ntibyashize muri sitoke, ngo none se ngo umugabo ntiyankubi. Igihe wari umeze neza wakoze iki? Igihe wari umeze neza wari kubwira Imana ikumva, wari kubwira Imana ikakumva. Naho ubundi rwose urimo uraganya sinkurahira. Nibyo koko shangazi, n'undi bavuga ngo ibyavuye mu masengesho birindwa n'amasengesho. Wow, cyane rwose. Ni ukuvuga ngo ibintu byavuye mu masengesho, iby'abantu babonye bivuye mu masengesho, ariko hari n'ababibonye batazi aho biturutse, hari n'ababibonye kubera impuhwe z'Imana, ariko byanga bikunda ibyabonekeye mu masengesho birindwa n'amasengesho. Bivuge ngo rero mu gihe wasenga muri za nzira zose twavuze, mu gihe wasenga ukiri mutoya, ibyo uzasaba byose bizarindwa n'amasengesho kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwawe. Mu gihe uzasenga uri urubyiruko usengera kugira urugo rwiza, kugira urugo rw'umugisha, urwo rugo nurugeramo koko ruzarindwa n'amasengesho kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwarwo. Igihe uzabona akazi kubera amasengesho, ako kazi kawe uzagakora neza, kuko akazi aba kanizwe n'amasengesho, ahubwo ubona ugenda uzamuka mu ntera buri munsi kugera ku rwego rwo hejuru. Ubwo uzasenga ugifite sitoke yawe yuzuye, iyo sitoke yawe izarindwa n'amasengesho. Imana yawe ijye yuzuza yongeramo buri munsi kuzageza ubwo utazigera wicwa n'inzara n'ibindi. Niyo mpamvu ikiza cyo gusenga nk'uko twatangiye tubivuga ngo ni netiwaki iyo icikiye kominikasiyo irahagarara. Niyo mpamvu rero kubaho mu isengesho bisaba ko ari netiwaki idacika, ihoraho, ugahora ufitanye ubumwe n'Imana, ugahora uri muri mudu y'isengesho, waba wishimye waba ubabaye. Ntago tuvuze yuko Imana itumva amasengesho y'abantu y'abababaye, kuko ngo na mbere yuko tuvuga, na mbere yuko dusenga, Imana yacu yo ibizi ibyo dukeneye. Ariko Imana yaravuze ngo ijya kuturema ntabwo yatugishije inama, ariko gukizwa kwacu no gukiranuka tuzabigiramo uruhare. Yego, tuzabigiramo uruhare rwose. Yego, urakoze cyane. Ibyo shangazi mu masengesho nta mpamvu yo gukora nk'abacanshuro cyane rwose. Nta mpamvu yo gukora nk'abacanshuro. Umucanshuro ni we ukora agendera ku masaha, yagira amahirwe yabona amasaha ageze akaba arigende ibyo yatangiye, aho byaba bigeze hose, byaba birangiye byaba bitarangiye agahita yigendera. Rero mu masengesho, mu gusenga nta mpamvu yo gukora nk'umucanshuro, ni ugukora wikorera kandi usenga nyine wumva ko urimo gusaba cyangwa se urimo gushimira ibyiza wagiriwe na Nyagasani. Ben arakoze cyane, atanze urugero rwiza cyane muri uyu murimo w'amasengesho, muri uyu murimo wo gusenga. Wa mugane nta mpamvu yo gukora nk'abacanshuro,
nk'uko abivuze umucanshuro icyapa ni ipatano, mbese ni ipatano, akavuga ati nindangiza iki ngiki urampemba, ubundi ukora na sebuja ibyabo bikaba birangiriye aho ngaho. ntanagikore mu buryo buzima, avuga ati nagikora amasige urota nkirangiza, sinjye ndota mpabwa igihembo ngomba guhembwa. Ku isengesho rero ntabwo tugomba gukora nk'abacanshuro ngo uvuge uti nimara gusengera icyo nari nkeneye kubona, ati ubwo nyine biraba birangiriye aho ngaho, nzongera gusenga ariko hari ibindi nkeneye. Ariko buriya rero ni abacanshuro bazi ubwenge. Nose utekereza yuko uzi guca inshuro neza ntabwo abanza ngo ajye kurira ayo yakoreye ayamare abone kuzajya gukorera ayandi, ahubwo hari ukuntu ayakorera akayacyura, wenda akajya gushaka undi sebuja agakorera n'ayandi akayarundaho. Urumva ko nabo bazi ubwenge, bazi ubwenge. Noneho rero umucanshuro mubi buriya ni wa wundi uyakorera, nimba akoreye 1000 akaba akimazeho, cyamara gushira akibuka kujya gushaka ikindi. Ni ukuvuga ngo rero twebwe tugomba abantu bagomba kubaho kubana n'Imana yacu tutari nk'abacanshuro. Twamara gusengera icyo dusengera, twamara kukigeraho gukomeza gusenga. Urakoze cyane rero, nta mpamvu yo kubaho nk'abacanshuro, ahubwo tugomba kubaho tugasenga, tukongera tugasenga kugera ku iherezo ry'ubu buzima. Nibyo, reka tuhasoreza ahangaha, dusoze dusuhuza n'abantu twifuza na weekend nziza. Wabimenye dore ni igihe cya weekend. Reka twifurize abakunzi bacu bose weekend nziza. Ni igihe cy'amasengesho, yaba abizihiza isabato, yaba abasenga ku cyumweru. Ubwo abakunzi bacu b'abayisilamu bo barangije gusenga, ariko bose reka tubifurize kuba muri weekend neza. Reka tubifurize kuzagira ibihe byiza by'amasengesho. Tubifurize bose kuzagira ibihe byiza by'amasengesho. Ewana, uko umeze baho mu isengesho, shimira Imana ibyo ufite, uyisabe no gukomeza kubyongera kugira ngo bitazagenda bikendera. Abakunzi bacu rero reka tubashimire, reka dushimire uburyo bakomeje kubana natwe. Nk'uko twatangiye tubivuga, hari abari mu gihugu cy'u Rwanda, hari abari mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika bidukikije, hari n'abari mu bihugu byo hanze. Turabakunda cyane, barahari rwose. Tuba tugenda tubibona ukuntu mudukurikirana, ukuntu mudukunda. Mukomeze mudufashe, mudutere inkunga, twebwe namwe ibintu bizagenda neza. Reka rero tubashimire, reka tubifurize kugira ibihe byiza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye.